cyambere cyiza kugira umwanya wo kuganira n'urubyiruko abanyarwanda bagenzi banjye urabona mu mirimo dukora tuba dufite hari ibintu byinshi hari ubutumwa tuba tugomba gutanga niba ushobora kujya kuri radiyo cyangwa ukajyayo ariko urubyiruko abenshi nubwo ibyo bintu akenshi babyumva abenshi mu rubyiruko bakunda abasitari nk'aba bakunda kuza muri komedi bakunda abaririmbyi bakunda abantu babo kugira amahirwe rero yo kubaganiriza mu byo bakunda ni ikintu gikomeye mu kazi twubaha kandi dushimirwa rero ni ibintu nishimiye cyane kuba twabonye platform yo gutanga ubutumwa ariko no kongera kubiza muri ariko natwe birashimishije kugira umwanya wo guseka no kubona entertainment nziza ibintu byiza. Ubutumwa bw'umwihariko wabazaniye uno munsi ni ubuhe? Urumva tumaze igihe tuganira n'abanyarwanda tubasobanurira ibi bihe turi mu ingaruka zatewe n'ibihe isirimo by'intambara ya Amerika, Iran n'ibindi bihugu mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane ingaruka zateye ibibazo mu bikomoka kuri peteroli. Hari henshi ku isi ibikomoka kuri peteroli byabuze, hari by'ibyahenze ibiciro byarazamutse cyane. Nk'abanyarwanda rero tuba dushaka kugira ngo twifuza cyane cyane urubyiruko kuko nabo banyarwanda benshi dufite banakora bafite akazi, twifuza kubasobanurira cyambere nka guverinoma kubasobanurira ingamba dufite zo kugira ngo duce muri ibyo bihe twavuga ko bidasanzwe, arizo zo kugerageza uko dushoboye ibikomoka kuri peteroli ntibibure, n'ibijyanye n'ibiciro nubwo utavuga ko bitazazamuka bigomba gukomeza kuzamuka ariko nibura leta igakomeza gushyiramo imbaraga zabyo. Ariko muri ibyo byombi uko ari bibiri twagizemo ikibazo kandi ibikomoka kuri peteroli ni ingenzi mu bukungu bw'igihugu. Icyo u Rwanda rwiyemeje nibura ni ugukora uko dushoboye kugira ngo ntibibure ku isoko ry'u Rwanda. Ntabwo rero nubwo dufite ingamba zituma bitabura, dukurikirana aho twabitumirije, tubikurikirana mu nzira, dukurikirana mu bubiko mu mahanga, mu Rwanda n'ahandi umunsi ku munsi nka guverinoma tugashyiraho n'ingamba zacu, ariko ntabwo twenyine dushobora kubikora. Birasaba ko n'abanyarwanda mu myitwarire yabo bagira uko bahindura, kandi nuko tuvuga urubyiruko nirwo rugize ekonomi, nirwo rugize ubukungu bw'u Rwanda. Muri uko guhinduka kw'imyitwarire byandi tuvuga ngo abantu batangire kugabanya uburyo bakoresha ibikomoka kuri peteroli, bagabanya ingendo zitari ngombwa, aho bagiye kugenda bagende muri bisi zisigaye zimeze neza, zirasa neza, zigendera ku gihe, zigiye zifite n'imihanda yazo yihariye abanyarwanda bakunze imeze neza. Urubyiruko rero kuko ari rwo rubikenera no kubabwira ko ibyo bintu bihari cyane cyane mu gihe nk'iki, ariko wenda n'abatabasha kugenda muri bisi batunze imodoka zabo bakaba bashobora gufatanya no mu bindi bisanzwe ibyo ari byose ushobora gukora muri iki gihe, cyane kwirinda gusesagura, ukabika ibyo ufite, uba biragufasha ubwawe ku giti cyawe ubwo ubitse ubukungu bwawe neza, ariko biranadufasha kurinda bya bindi twamaze kugeza mu gihugu kugira ngo bitabura. Icyo ni bwo butumwa bw'ingenzi twazanye hano. Birasanzwe no mu bihe bindi urubyiruko umuntu agomba kwigisha gukoresha neza ibyo rufite no kurugaragariza amahirwe leta ishyiramo kugira ngo rutere imbere, ariko cyane cyane mu bihe nk'ibi ni byiza kugira umwanya wo kubiganirwa n'ubwo butumwa bw'ingenzi twarebaga. Ariko n'ibi byose tubona n'ikintu ni ubukungu, ni umutekano, ni ubuzima bw'igihugu, ni byiza no kubyishimana n'urubyiruko ruba rureba. Kuvuga ngo ni umuraperi nzi ku isi ni uburyo bwanjye bwo kugaragaza uburyo bukunda cyane, ariko nkunda rap, nkunda hip hop, nkunda umuziki cyane cyane umuziki wo mu Rwanda kinini n'ibitari rap. So abaraperi benshi bo mu Rwanda ndabazi, Dog, Riderman, abari muri Tough Gang bose, n'aba bose bita ngo New School ndabazi, Bushari n'abandi bose. Ni ukugaragaza gusa ko buri muntu aba afite umuntu akunda, niyo mpamvu umuntu avuga kuriya, ariko mu by'ukuri Bulldog icyambere umuntu amukundira iyo ufashe umwanya ukumva indirimbo ze ni umusizi, niko mbyita, umusizi ni rhymes. Indirimbo ze ukuntu akurikiranya amagambo aba yungikanya ariko afite ubutumwa. Sinzi niba abantu bajya bakurikira nk'indirimbo agira yitwa Pay Attention, sinzi abantu bajya bayikurikira. Buriya Pay Attention uretse no kuvuga ngo uri umujene urabyumva, ariko niyo waba na mukuru no muri ubu buzima dukora ukurikiye ibintu wavuga muri buri gitero, ni ibintu by'uburere bishobora gufasha mu buzima. Rero umuhanzi w'umusizi
iyo uretse no kuryoherwa n'injyana avuga n'ibintu wumva ushobora nkatwe tumaze gushaka kubwira n'umwana wawe turamenye ntukagire ibyo ntukagire urya aba ari ikintu cyiza. Icyo nicyo mbona gikomeye cyane afite, ariko ubona uretse burya ikintu cyose impano yose ufite iyo ufite ukayikoresha yonyine ariko ntugire n'uburere hanze imyitwarire kuko abantu baba bagukurikira ari benshi. Ntabwo public official ari abayobozi gusa, abaririmbyi, abanyamakuru, mwebwe n'abandi ni public. Nukugira uburyo witwara ukagira icyo ubona ko no mu myitwarire biba bimeze neza, ibyo bintu byose bituma ariko n'abandi bahanzi benshi turabazi bakurikirana abanyarwanda cyane cyane kandi twishimira n'ahantu bageze. Kuri icyo cya bisi wavugaga, icya mbere kuva twashyiraho amavugurura yo gutwara abantu muri bisi mu mujyi wa Kigali, habayeho impinduka nyinshi cyane zigamije mu gutuma abakoresha za bisi bagenda neza kurushaho. Ubu ngubu uretse na mbere yo gushyiraho inzira za bisi mu mezi 4 yarashize, icya mbere cyo kumenya kubera bisi zihagurukira ku gihe, kubera bisi zitagitinda ku cyapa, zifite ingengabiri izwi, zitagipakira abantu cyane. Twabonye abanyarwanda barenga 35% biyongereye bava ku bihumbi hafi 180 bari bageze ku bihumbi 130 kuva twashyiraho ku munsi bari bageze ku bihumbi 130. Kuva rero mu cyumweru cyashize twashyiraho iyi mirongo noneho ya bisi. Icya mbere muri kiriya gihe cy'imirongo ya bisi igomba guhaguruka buri minota 5 kandi kihuta kagenda. Icya mbere iminota bisi ikoresha yaragabanutse cyane n'abaturage barabivuga, ariko icy'ingenzi kibikwereka impamvu babikunze nuko mu cyumweru kimwe gusa bisi zitabiriwe n'abantu 10,000 biyongera kuri abo ngabo, kandi numva nibwo bigitangira. Bizakomeza n'abandi bantu babimenye hanyuma, ariko buriya mu nyungu turavuga abaturage bajya muri bisi, ariko niba mwararebye n'umuvundo muri rusange waragabanutse. Bya bindi twitaga umuvundo waheraga nka 2 z'ijoro ukageza saa 5, usigaye mubona ko saa 3 imodoka ziba zashizemo. Bivuga ngo za bisi zitwara abantu benshi icyarimwe kandi zikabatwara vuba, muri rusange bikagirira inyungu abantu bose. Ntabwo bavuga ko habacyarimo utubazo tumwe na tumwe ko gukurikirana ibintu bimwe na bimwe, ko muri rusange biragenda neza. Ariyo mpamvu twifuza no kubyagura bikava kuri uriya mirongo biriho bikajya no ku yindi mirongo. Icyo tubikorera ni ukugira ngo kugendera hamwe mu mujyi wa Kigali nk'uko ari intego, n'ahandi mu yindi mijyi bizagerayo, ari byo bihinduka uburyo abanyarwanda bose bahitamo. Tuzakomeza kandi tubivugurura bigende neza. Mu minsi mikeya tuzongeramo n'ikoranabuhanga, uraba ashobora kumenya bisi yawe irakugeraho ryari, icyapa kikwegereye ni ikihe. Ibyo byose bizaza. Twatangiye by'abantu guparika imodoka bakajya muri bisi ukabibona mu ikoranabuhanga, gatwara imodoka parike yigemo injyana igihe kingana gutya. Duhinduke, dukomeze kuba igihugu, umujyi cyane cyane ugendera ku gihe kandi neza. Ngo rero nacyo twabwiraga urubyiruko ngo ntibakangukire kugenda muri izo bisi, birabafasha gusevinga amafaranga, birihuta kandi tubonaho n'umwanya wo gukomeza kubiteza. Icya mbere ni uko dushima nibura kuba ibikorwa remezo bimwe bihari. Hari igihe cyari kiriho hakaba nta n'ahantu heza hameze neza abahanzi bashobora gukorera ibitaramo cyangwa se n'imikino n'ibindi. Ibikorwa remezo rero birahenda, bisaba ubushobozi bukomeye, bisaba ko iyo twashyizemo ubwo bushobozi bisaba ko igihugu cyongera kwisuganya kugira ngo gikore ibindi. Icyo bivuga ni uko na biriya wenda bihari bibanze bikoreshwe neza kandi cyane, hanyuma bizatuma igihugu kibona ubushobozi bwo kongera gukora ibindi. Gahunda yo gukora ibindi bikorwa remezo irahari no gutunganya ibihari, ariko ni ukugira ngo nibura ubushobozi bunini buba bwagiyemo butange umwanya banze bugaruke mu isanduku ya leta, hanyuma tubone kujya mu bindi bizakomeza. Ibyo kuba bihenze, icyo ni cyo kurebaho, ikibazo cyo kurebaho, tukaganira n'ababishinzwe babishinzwe kubimanaginga no kubireba kugira ngo koko bigirire akamaro abanyarwanda. Tuzakomeza kugikurikirana. Cy'umunyarwanda ko ari kwitwara, cy'umunyarwanda ko ari twitwara muri ibi bihe. Icya mbere ni ukubashimira, gushimira abanyarwanda. Ibyo twahoze tuvuga by'imirongo ya za bisi twatangiye, nabo murakurikira ku rwego mpuzamahanga. Abantu bose batangariye uburyo abanyarwanda bubahiriza ingamba ziba zashyizweho. Banumve cyangwa dushimira abanyarwanda
ko ari abanyarwanda bubahiriza bumvira kandi bizeye bakorana na leta y'u Rwanda mu nkambi bayashyizeho. Ariko mu bijyanye n'ibi bikomoka kuri peteroli turagenda tubona impinduka yego, ariko ntabwo ziragera aho twifuza. Turagenda tubona impinduka cyane cyane mu ikoreshwa ya za mazutu na esanse, ubona ko bigenda bigabanuka ugereranyije n'uko byari bimeze, ariko ntabwo biragera ahantu twavuga ngo reka turekere. Turabasaba rero kubikomeza, ariko muri rusange ibyo twabasabye byinshi barabikurikiza, kandi abanyarwanda basanzwe bakunda igihugu cyabo, bakorana na leta na guverinoma yabo, kandi ibi ntabwo ari byo bihe twavuga ngo nibyo bibi cyane cyangwa bidasanzwe. Igihugu cyaciyemo hari n'ibindi byinshi kandi twaciyemo neza, so tubona rero abanyarwanda babyitwaramo neza, ariko tugomba gukomeza kubiganiraho, tugakomeza kubivuga no kubisobanura, tubasaba ko nyine bakomeza no kubitekerezaho, kuko byo biracyakomeza. Izi mboya ntabwo zizaba nkeya. Icya mbere ziri mu mujyi wa Kigali ubu zirahagije, ariko nk'uko twabivuze hari gahunda yo kuzana izindi. Hari gahunda yo kongeramo bisi zigera muri 400 zizagenda ziza mu bice kugera mu mpera z'umwaka w'ingengo y'imari turimo kwa karindwi niba 2027. Hari za mbere zizagera hano mu kwezi kwa 10, hari izaza mu kwa 12, kandi zose ni iz'amashanyarazi. Ubwo tubishyiraho muri ubwo buryo kugira ngo bigendane n'uko abantu bagenda bazamuka. N'ubu ngubu nabwo iyi gahunda itangira, kubera abantu babyitabiriye cyane, bongewemo izindi bisi. Nta kibazo cyo kubura bisi kizabaho, ahubwo icyo abanyarwanda basaba cy'ingenzi ni uko ubu turacyabizi ko network yose mu mujyi wa Kigali itageramo bisi, ahantu hose hatageramo bisi. Hari bisi na ntoya tuzazana zifasha no kujya mu makaritsiye, kugira ngo abantu batangire kubonera ibyapa bya bisi hafi y'aho batuye. Izo nizo tuzazana mu bisi mike hafi 40 zo kugira ngo zijye mu makaritsiye, umuntu ajye bashobora guhera iwe, si ngombwa akajya no mu modoka, ahubwo ashobora guhera iwe hanyuma aze kugera kuri dedicated bus rero nyuma. Tuzagenda twagura kugeza serivisi za bisi hafi y'abanyarwanda, ariko ntabwo dutekereza ko zigera habaho igihe aho ziba nkeya kuzikorera. Turagira ngo tumare impungenge abanyarwanda, ni ibintu dukurikirana kandi dushyizeho umutima, nabo barabibona ubu ngubu ko tuba twiteguye buri gihe uko bikorwa. Murakoze cyane.